ushimira abantu wera uyu munsi ndi muri Kigali niwe mukameramani wanjye na Eyiko kwa mbere mu gitondo ejo guhera ejo wamfatira he aho uzashaka konde ntuzashaka nzayiguha bose n'umugore barandakaje mbafitiye umuji n'amata yanyu nabatwaje nenge kuyatanga nzaguhana wowe nasobuja nuriya w'ibimyira nabara abashiki banyu b'abanyakidaho nakariya kenda gupfa uri kunyumva mwese mbafate nkire mugatebo jugunyirije ese uzabashobora bose nyamu afite systeme yo guhostinga ibicucu ngo bize birwanya abagore bazima kuriya kiraje n'ikicaye kuri channel yawe ngidushoboye mama murenge uriya nawe bamwita Franco wera mama apo
ntabwo nari nzi no kubibona uyu mwana yambereye umuginga kandi niba amenyeshwa ngo ariko yambereye ikigerageza ari gushaka kurwanya intara y'ingore ntibikunda ariko ngo yapfutse ubwoya ubuhe bwoya ubushize mwadutetse imitwe hano ubuhe bwoya yapfutse ubwoya ariko wayibonye intara y'ingore just one day umunsi umwe wonyine wayibonye bishobora kuba iri mu marembera genda ubwire baraye kidobo bene wanyu ngo reba basege bahere kugera hano akabasege ni magufi n'abagore b'amapare bari bagenda abo nabo baduhahaze abasege ko banyamwiza babo umwe azagenda numenye niba hayageretse niba hayagaruka undi akagenda numenye niba hayageretse cyangwa hayicara undi ari hafi gupfa agaradusenga vugana n'abasege dukomeze bamase kwikota none igitangaza cyabaye abasege turi mu gushingira buri weekend n'ubu nasize Nairobi n'ubu waje muzodushiraye niye muzodushira Erega muri beza ko mwaturwanyije kandi bidakora ariko muri beza kugira none se jyawe igikora ko ntabyo nyine byo vuga ngo waje gukora ubu warora bihisha ko twarayimenye warora bihisha ko twarayimenye bitwaye turabyishimira none n'agapono no ufite kari kunyera tuje kwiziza anniversaire y'amezi 6 nicyo kikuzanye i Kigali uri muri vacation muri birthday ya papa mutayemo umwana yarayuje amezi 6 niyo tuje gucelebrate ndature niba tumukurikiza ubanza akakurikiza ubanza umwana uri mukurikiza ifi akaryitegede akarafasha indege akavana iyo mukurikiza ikibazo i Kigali isafite ifaranga akaba atarutse mu ndege ubari kunywa amata neza friend ntago arabona umwana aje kureba papa we nicyo mwagerageje mwabuze kari akagabo kabo k'ikimasike hari uwundi w'ikimyira hari bakaryarya twose twarahagaze ngo turi kurwanya intare y'ingore wowe ikinyira ninde wowe ikinyira ninde kandi kiriya kiraro cyo mu bucafiriya bibiri bitatu kwikora uzabwiye ko tuzabishobora none se niki twakwitega kuri iyo channel nshasha wafunguye twitegeho iki niki gufasha abapfakazi gutanga umusazu kuvugira ubwoko gutabara abagore bagowe gutabara imfubyi kuryoshya kurya ubuzima nta myaka ijana mboya gutukana ntibirimo yewe n'inyakidaho namuhereza turi muri vacation barike ntabwo najya mu ijuru ndacyari mu uzabaha nzaguhana wowe na sobuja n'uriya w'ibimyira n'abari abashiki banyu b'abanyakidaho na kariya kenda gupfa uri kunyumva mwese mbafate nshyira mu gatebo jugunyiriye ese uzabashobora bose nyamwe bose afite sisiteme yo guhostinga ibicucu ngo bize birwanya abagore bazima kuriya kiriya kintu cyicaye kuri cano yawe dushoboye mama murenge se abagore bazimuvugana barahari abagore ntabwo tujya tubabona tukabibwira tukanabatinya apana bareza mu matiku wenda kuruti ariko we nazo yaga nta mugabo mfite siko mwavuze se ariko buri munsi mugira ngo urabibona ko ibintu bitari uje guterwa inda kandi aho bayitera ntawe mfite se aho yaciye niho yakubwira aba baginga bari mu kurara 24 hours batangize kuri tamuneri nta views mushobora kubona idea you niba ushaka kumenya ko nkurusha ubusitari nkaburusha sobuja nkaburusha uriya w'ibimyira muzashyiraho amafoto yanyu kuri tamuneri babarebe ariko twarwaye nyine guhera uyu munsi ndashaka ko uzashyiraho foto yambaye uturinete akagabo kakaryarya kamekejwe ariko kirwa kamba ariko twarwaye nyine umugore akajya muri komantere akatsi uyu ngara ntabwo nahise baze kumfata ubyo baranunguye bose n'umugore baranunguye turagiye muri komantere we ariko twarwaye nkamwe Furaha ukora episode kuri nyamwiza niba Furaha episode akora zizamukiza indwara zose arwaye akomeza akorera shaka nagwaye hano ubwira cyane niba zimubyiba ariko ko ayogeze i Kigali kabisa
wabigeze i Kigali kabisa. Mbaye BYOSE Kigali by'umwere. Oya wageze i Kigali kabisa. Tugoye welcome kabisa muri Kigali. Oya. Nambara ubusa. Oya ambara mikoro zidatakara. Mikrofone zitava. Reka Faustin nari. Oya reka maze mba ibyabo mbone gukomeza. Tera. Afite kase bushaka Kagara karagiye karabangaje buri kwezi kabaye $150 n'uriya w'ibimyira wa Kayore yamukuye kuri protect. Barangije bakubwira y'ingore babaga ngo ko muranyije. Ako ngwaciye ko. Ese kimyira ni gifizi. Harya yaranga. Gifizi no kimyira. Uzavuga se wakaraga Kimyira ni gifizi. agira ubucafu. Aposo yashonje. Aposo yashonje dutahe. Namwe turishimye kubona turishimye kubona no kwakira. Twe twishimye kukubona. Reka tuzagusure ku wa mbere ikiganiro. Isurize twebwe twishimye kukubona. Twe twishimye kukubona. Turi mu kurongorwa buri cumwe tukarongora buri cumwe ndagara mubwira abasegege tubaza amezi 3 ubukwe buri bike Ufiririzo. nturi kumara mfite ifirimbi gutya mba ndi kurwanisha kabisa No. simba nabutashe Mumbo y'ubwa. nayo nezerega ntabwo bisaba kwitana Aposo yashonje twitahe. Franco ndi kuvugana Shimira abantu baje kugutega. Shimira abantu baje kugutega. so Babe bari. indabo za nzungu indabo za mukafosi tuzisuzume neza Utabyimba amaboko. kubitahana gutwara indi ndabikaza Twibwire tubwire. Nasore utwara indayini. ikibazo banza werekana ibihuru byose ubushize mwarabikodesheje twabonye none ikintu gitangaje ubushize twabonye indabyo ntitwabonye abazitaye zihereza nzuga uyu munsi banza werekana indabo oya ubushize twabonye indabo ntitwabona abazitaye Ariko uyu munsi wabonye abantu. Mukafose yaje azikoreye zose mu modoka ngo nibwo ngarwana n'intarengore bigakunda ariko kurangwanya mane Shimira abantu twitaye. Bazu natubwire. Nugera afite amatsiko. Ngira intare y'ingore iryo zina ryavuye he? ni ukuvuga ngo amezi sabaye nangaye Faustin niwe ujya uyabara nimwega mwashimutse shano nimwe muzigiye bayitwaye Ako ngo intare y'ingore yapfusa ubwanjye. Abayane. Reka baze dusobanurire. itiki nzanye simwe mwayishyuye sinayisabirije biriya byanyu mwirwa muri fundraising washaka kugura ikariso bagakora fundraising washaka kurya agakora fundraising washaka kwimuka agakora fundraising tikendege agakora fundraising nowe iyo mbyutse nshaka kuza i Kigali ntega indege hanze siko bimeze kwikofi yanjye apana bino byanyu gukora fundraising ibintu byose simbibamo ni ukuvuga ngo bano baginga bashimusesha ku itariki 10 ukwezi gushize ako ni Urabazi. umugabo wawe na bosi wanyu uriya w'ibimyira Twibwire uko iyo zina ryavuye intare y'ingore. Ako utavuga ubuzima bwawe Tegera ndabyo. byangize kubwira nabavuze maze ukwezi ndi kuri YouTube ariko ukwezi maze Ako ngo waraduhunze uduhungira kuri TikTok. tegera ukwezi maze ntari kuri YouTube mba kuri live zanyu kuva komera kugeza ku cyumwe iyo batangizeho barebwa n'abantu magana ya muri komentari jye baramo gusa Mukafosti yashyushye byabaza byaba Nanjye namuyobera. ine shows urumva noneho nkibaza YouTube narayivuyeho ndayibasigira Uraduhunga. ndabahunga Wose kutugarutseho. Ariko nonye mu munsi numva 2,000. ceceka Kutugarutseho. uguma kumbwira ngo ngeze heza ndabazi nibereza ngo bayicafuze ariko buri munsi Kutugarutseho se. ninjye birirwa bashyiraho Kutugarutseho. Bazu tubwire Waraduhungiye muri kara kabuga k'abakozi bo mu rugo. No you know views. Uraho waransuzuguje warambabaje. Ujya guhungira abagabo kuri TikTok koko. iki ko TikTok yanjye memba Delivery from kabuga tap tap kweli. musaza wanjye afanda ari henga mpereza telefone nere kuyimugiga ko TikTok memba Tap tap uyu tap tap. murezi tap. acha ujinga Delivery from kabuga. Koko. urumva reka mwereke ko Biterwa na patron acha N'ubusirimu bwawe koko. afite na telefone kandi eshatu kwereke we N'ubusirimu bwawe. amaposa afite telefone eshatu kugira ngo bireba ngo nakavuga kariya kanyu nakimbwa mutashyizeho umugore ntimwakora muri abagabo 3 mugatanira umugore umwe udafite n'umugabo Kuko muri imbwa zimwe kuri za tap tap danje ngo mume lion. mwamaye inka y'ibihumbi 20 baho Mume lion. ibaho 20 by'amadolari.
by'amanyarwanda ni nkoko ni koko ukifata ukarira ikintu cyantangaje ngo mwirwa mucyurira byizigiro bibiri byizigira amakuru ufite ndashaka kubiguhereza nona byizigira amakuru ufite ngo waramuhemukiye kunsubiza kuri group tugusubizeho cyangwa tukureke kuko byarakubabaje sinamenye uko ntamenye uko niba ari ikintu wamukore ngo waramuhemukiye nzisangeho gusa aca buji mama poso none ukazanye isukari muri tap lion umushyiraho imiti mama poso kuzanye isukari none azamuye isukari none kuzanye isukari uje muri vocation none kero none urakanyaraje none urakanyaraje akagabo k'amayitero ningasanga hano anniversaire cyabaye dusezere mama poso nisa n'uhindukira de mama poso nsezera ushimira abantu wera uyu munsi ndi muri Kigali niwe mukameramani wanjye na Eyiko kwa mbere mu gitondo ejo guhera ejo wamfatira he aho uzashaka content uzashaka nzayiguha poste n'umugore barandakaje mbafitiye umuji n'amata yanyu nabatwaje nenge kuyatanga wabazaniye amata wabazaniye amata umuntu twanga tuzanira irakoze kw'icyo kiganiro ukuvuga ngo abantu barwanya abasegeri abanga aburebe tegera ariko abasegege ni beza wana reka reba hano reba kwa gasegege mama poso reba kwa gasegege ngatwagiye abana ni abakobwa b'abasegeri bamaze kwikota bava mu muraro umeze gutya apana iyi ngiyi yo kugenda gushakishaho mu banyakida iri hepfo ngo twari duturanye n'abanyamurenge urategeye mubakore subscribe nibashanga banje ngabangaba niba ari mu kazi bakaziga bakabashiki ba mutabazi bakabashiki ba papa poso ba Yesu bamututsaho bakise mutagatifu so nukuvuga ngo nishimiye ko uraje tesinana na mujye mugira gutya gusa intare y'ingore mba nigutware gusa mwebwe gusaca no mutuzi nabasize kuri 22 urumva iryo jambo ngo nabo barayitwara none uwo mungu bamukura he niyo mbona kwanga singa mumenye